Intangiriro igice cya 21. Ivuka rya Izaki. Uhoraho yahaye Sara umugisha, amugenzereza nk'uko yabisezeranye. Sara asama inda, abyarira Aburahamu umuhungu mu gihe Imana yari yamubwiye, kandi Aburahamu yari umusaza. Uwo muhungu yabyaranye na Sara, Aburahamu amwita Izaki. Amukeba amaze iminsi 8 avutse nk'uko Imana yabimutegetse. Igihe Izaki yavukaga, Aburahamu yari amaze imyaka 100. Sara aravuga ati, Imana inteye ibyishimo no guseka. Nundi wese uzumva ko nabyaye azishima seke. Arongera ati, ninde washoboraga kubwira Aburahamu ko nzonsa abana? Nyamara dore mubyariye umuhungu ageze mu zabukuru. Umwana arakura, aracuka, kandi umunsi wo gucutsa Izaki, Aburahamu akoresha ibirori bikomeye. Hagari na Ishimayeli birukanwa. Wa muhungu Hagari w'umunyamisirikazi yari yarabyaranye na Aburahamu, Sara amubona anegurana, maze abwira Aburahamu ati, irukana uriya muja n'umuhungu we. Sinshaka ko umuhungu w'uwo muja azagabana 8 n'umuhungu wanjye Izaki. Ibyo kwirukana Ishimayeli bibabaza Aburahamu cyane, kuko nawe yari umwana we. Ariko Imana iramubwira iti, iby'umuhungu wawe n'umuja wawe ntibikubabaze, ahubwo ukora icyo Sara akubwira, kuko Izaki ari uzakomokwaho n'urubyaro nagusezeranije. Naho umuhungu w'umuja wawe nzatuma agira ubwoko bumukomokaho, kuko nawe ari umuhungu wawe. Aburahamu arazinduka, aha Hagari impamba n'uruhago rw'uruhu rwuzuye amazi, abimushyira ku bitugu, amuha n'umwana, aramwirukana. Hagari aragenda azerera ku gasi hafi y'i Berisheba. Amazi amaze gushira, Hagari ashyira umwana munsi y'igihuru. Aragenda yicara ahitaruye nko muri metero 100, kuko atifuzaga kureba umwana wapfa. Nuko araboroga. Nyamara Imana yumvise gutaka k'umwana, maze umumarayika w'Imana ahamagarira Hagari mu ijuru ati, Hagari we, urarizwa n'iki? Humura, Imana yumvise umwana wawe atakira hamwe wamusize. Genda umufate ukuboko umuhagurutse, nanjye nzamuha gukomokwaho n'ubwoko bukomeye. Nuko Imana imwereka iriba ry'amazi, aragenda yuzuza amazi muri rwa ruhago, ayazanira umwana we aranywa. Imana ikomeza kurinda Ishimayeli, arakura, atura ku gasi, aba umuhanga mu kurasa. Ubwo yari atuye mu butayu bwa Parani, nyina ajya kumushakira umugore mu gihugu cya Misiri. Aburahamu agirana na Abimeleki isezerano ry'amahoro. Muri icyo gihe Abimeleki ari kumwe n'umutware w'ingabo ze Pikori, araza abwira Aburahamu ati, Imana ibana nawe mu byo ukora byose. None undahire izina ry'Imana kutazigera umpemukira, jye cyangwa abana banjye cyangwa abuzukuru banjye, jye n'igihugu utuyemo utwiture neza nk'iyo nakugiriye. Aburahamu aramusubiza ati, ndabirahiye. Ariko Aburahamu aregera Abimeleki ko abagaragu be bamwambuye iriba ry'amazi. Abimeleki arahakana ati, ibyo sinzi uwabikoze, kandi nawe ntacyo wigeze umbwira, n'ubwa mbere mbyumvise. Nuko Aburahamu azana amashyo n'imikumbi abiha Abimeleki, bagirana isezerano. Aburahamu azana n'inyagazi 7 azishyira ku ruhande. Abimeleki niko kumubaza ati, mbese ziriya nyagazi 7 washyize ku ruhande n'iziki? Aburahamu aramusubiza ati, kuko ari jye wafukuje iri riba, akira izi nyagazi bimbere gihamya ko ubyemeje. Aho hantu hitwa Berisheba, kuko ariho bombi barahiriye. Nyuma y'ayo masezerano y'i Berisheba, Abimeleki n'umutware w'ingabo ze Pikori basubira iwabo mu Bufilisiti. Aburahamu atera igiti Berisheba, aramya Uhoraho Imana y'ibihe bidashira, maze amara igihe kirekire mu Bufilisiti. Nyuma yo gusumira hamwe Intangiriro igice cya 21, subiza ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere, Izaki yavutse Aburahamu afite imyaka ingahe? Ikibazo cya kabiri, Pikori yari muntu ki? Ikibazo cya gatatu, izina Berisheba ryaturutse he? Ikibazo cya kane, ibibazo byaturutse kuri Izaki na Ishimayeli byaba bikigaragara mu gihe cyacu? Ibisubizo byawe ubishyire ahagenewe kwandikwa comment. Tukwifurije gukomeza kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Naho ubutaha.